Ni isoko riherereye mu karere ka Ngororero, mu murenge wa Ngororero, akagari ka Rususa, umudugudu wa Kabagari. Abaricururizamo bakaba bavuga ko nta mutekano bafite bitewe n'uko iri soko ridakinze, bityo bikorohereza abajura kuryinjiramo byoroshye. Iyi ikaba ari imwe mu mpamvu zituma abacuruzi basaba leta kubafasha iri soko kugira ngo rikinge. Twa Mukamusoni Louise, iri soko ryatangira kurema naritangiyemo ndisaziyemo mbonamo imbogamizi ya ba Marine tubanamo hano mu iri soko, biba ku ngufu, bamara no kutwiba uwo ubonye agashakisha ukuntu yazana gutega mu mayira akakwica. Iyo ni imbogamizi dufite aha mu isoko, ntawe ubakoraho. Ubwo iyo amaze kukwiba ugahita umubona, intego niyo kukwica. Inkoni hano ziba zirimo amabuye, iyo bigeze nimugoroba badutangiza intosho n'amabuye n'inkoni. Baherutse kuri nkubitiramo hano nkizwa n'umugabo, nawe arakubitwa, yankubise duhaha. Ni ukuvuga ngo abo bashinzwe umutekano ba daso urabona ko baba barimo mu iki gitondo, ariko umwanya wa nimugoroba saa 9 saa 10 ntawo dushobora kubona ngo tumwitabaze. Ni ukuvuga ngo ntabo tubona, ntabo tuzi. Njye ntabo ndabona, ntawe uraza kumbaza ngo ikibazo cyawe ntayo mbona. Ubuvugizi nyine bwo gufata abo bana n'abasore bafite ingufu, bakabafata bakareba icyo bakorera nka leta, kuko dusorera rino soko. Sareba umwana w'umusore kugira ngo azamfate mfite imyaka 60 anyambure ku ngufu hano mu iri soko, n'abagabo bose hano baratwambura uko ducuruza hano. Dore ngaba barahari, twese niko badufatanye. Amabuye, ibikoni binini bira bya gahanga nka biriya tumanika hariya, akakizitura akagiduhuragura hano mu isoko. Byarabaye hano si rimwe si kabiri. Iri soko rikinze rikagira umutekano, ni ukuvuga ngo ubwo haba harinzwe, byose byakemuka. Ubwo ni ukuvuga ngo kuba ako kajagari kazamo nimugoroba, urabona ko abayobozi bamwe baba batashye, ubwo isaha ya saa 10 za Marine ziba ziririmo gusa. Ubwo rero tugize ubuvugizi mwiyo saa 10 tuba twanura, mwiyo saa 10 twanura, abayobozi nabo baba barimo umutekano baturinda, baba barimo twatekana nta kibazo twagira. Komeza bavuga ko ubuyobozi bwagakwiriye gukinga isoko, hanyuma bakongera gushyiramo umuriro w'amashanyarazi, kuko amatara na purize bari bashyiriwemo abajura babicomoyemo bakabyiba. None ubu iyo bigeze mu masaha y'umugoroba bakaba bacururiza mu mwijima. Nuko hano begeze gushyiramo amatara, bashyiramo na purize nyine kugira ngo tuzajye ducaginga isoko rimere nk'iriteye imbere. Nyuma yaho bahita babyiba, abajura barabyiba. Rero twashaka kugira ngo n'ubundi babigarura, ariko barebe ukuntu barikinga rimere nk'isoko rifatika nk'andi masoko yose afatika. Abacuruzi bahuriza ku kintu kimwe cy'uko iri soko ryakingwa, bityo umutekano ukaba wabasha kuboneka. Kugira ngo tumenye niba iki kibazo ubuyobozi bukizi ndetse niba hari icyo bwigeze bugikoraho, twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Ngororero, Abiyingoma Gerard, twitaba dusaba kumuha ubutumwa bugufi, ariko tubumuhaye nabwo ntago yigeze abusubiza. Hello? Ngamaye message. Okay, nta kibazo. Mu gihe azagira icyo adusubiza tukaba tuzabibagezaho. Emmanuel Nsabimana, Prime TV, Ngororero.